Kurya indyo iboneye uretse kuba biturinda indwara zinyuranye, burya binadufasha gutuma imibiri yacu ikora neza kandi tukabaho ubuzima bwiza. Ibiryo umuntu amaze kurya bigeze mu mubiri, umubiri ukuramo ibyo ukeneye, ibisigaye bigasohoka nk'imyanda. Gusa rimwe na rimwe hari igihe iyo myanda yose idasohoka, bigatuma imyanda isigaye mu mubiri ihinduka uburozi bwangiza byinshi, cyane cyane inyama zo mu nda zishinzwe gusukura no gutunganya umubiri. Ese wari uzi ko inyama zangizwa n'imyanda isigaye mu mubiri bitewe n'ibiryo wariye ahanini ari umwijima ndetse n'impyiko? Izi nizo nyama zikora isuku mu mubiri wa muntu. Reka nkumare impungenge ko tuza kugera ku musozo w'iki kiganiro umaze kumenya ibiribwa byagufasha kubungabunga imikorere y'impyiko zawe. Mbere yo kubaganiriza ku biribwa 10 byagufasha kubungabunga ubudahangarwa bw'imikorere myiza y'impyiko zawe, ndabasuhuje kandi mbashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya aho tubungabunga ubuzima bwacu. Bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ubamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi buzajya gutuma uhora ubana natwe kandi ukabona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira ukajya uhora ubana natwe. Ushobora kandi kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment ku nkuru tubasangiza, ugakanda like ndetse ugasakaza ubu butumwa ukora share ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho ijwi mwumva amazina yanjye nitwa Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku biribwa 10 byagufasha kubungabunga ubudahangarwa bw'imikorere myiza y'impyiko zawe. Iyo ufite impyiko zikora neza, bigufasha gusohora imyanda myinshi mu mubiri wawe binyuze mu nkari. Aha twavuga gusohora isukari idakenewe, ndetse bikanagufasha gusohora amazi yabaye menshi muri wowe cyangwa se yarenze igipimo. Mu biribwa byinshi kandi bigirira umubiri akamaro, hari ibyo kurya ukwiye kwitaho cyane kugira ngo impyiko zawe zikomeze gukora neza kandi ubashe no kuzirinda indwara zinyuranye. By'umwihariko ibi biribwa ni ingenzi ku bafite uburwayi bw'impyiko, kimwe n'abari ku mashini zibavomamo ibidakeneye mu mubiri, ubwo ni dialysis. Ikiribwa cya mbere ni poivro. Niba ufite ikibazo cy'imikorere y'impyiko, uru ruboga rufatwa nk'ikirungo ntiruzabure mu rugo iwawe mu byo kurya ugomba kurya. Impamvu nyamukuru ni uko poivro zirimo potassium nkeya kandi ikungahaye kuri vitamine A, B6, B9, vitamine C ndetse na fibre. Muri poivro kandi dusangamo lycopene, ikaba ifasha no kurinda kanseri zinyuranye. Uburyo bwiza bwo kurya poivro ni ukuzirya zitogosheje ku kariro gake, kuzirya salade cyangwa se kuzinyuza mu mavuta zikaba imijugwe, imitura, mbese zidahiye neza. Ikiribwa cya kabiri, amashu. Mu mashu dusangamo intungamubiri zinyuranye zifasha guhangana na kanseri kimwe n'indwara z'umutima, kuko burya amashu akungahaye kuri vitamine K, ndetse tunasangamo vitamine C, vitamine B6, vitamine B9 na fibre. Kimwe na poivro, amashu nayo arimo potassium nkeya. Amashu mu kuyarya nayo ni kimwe na poivro, ushobora kuyarya ari mabisi, ukayarya kuri salade, ukayatogosa cyangwa se kuyanyuza mu mavuta akanya gato akaba imijugwe, imitura nk'uko twatumaze kubibabwira kuri poivro. Wakoresha ubwoko bwose bw'amashu, yaba amashu asanzwe cyangwa chou fleur, gusa ukazirikana ko chou fleur yo irimo vitamine K nkeya ugereranyije n'amashu y'ibibabi. Tungurusumu. Tungurusumu nazo ni nziza cyane iyo bigeze ku kubyimbura no kugabanya igipimo cya cholesterol mu mubiri. Si ibyo gusa, tungurusumu ibuza amaraso kwipfundika kuko bishobora guteza indwara zinyuranye cyane cyane iz'imitsi. Tungurusumu kandi zinafasha gusohora imyanda mu mubiri ndetse n'uburozi. Mu gukoresha tungurusumu ni byiza kutaziteka kuko iyo uzitetse uba uzambuye ubushobozi bwo kubyimbura no kubuza amaraso kwipfundika, ahubwo ushobora gukoresha ifu yazo cyangwa se ukazikatagura ku byo kurya bihiye mbere cyangwa biri hafi gushya. Aha tubyumve neza ko guteka tungurusumu zigashya bizambura ubushobozi bwo gukora ibyo zafasha umubiri wawe. Ibitunguru bikungahaye kuri flavonoid,
cyane cyane iyitwa quercetin. Iyi quercetin ifasha mu kubyimbura kandi ibuza kuba hari imyanda yaguma mu mitsi y'amaraso, ndetse inafasha mu gusohora uburozi mu mubiri kandi no mu kurinda indwara z'umutima na kanseri. Kuba ibitunguru bifite potasiyumu nke ni byiza ku mpyiko zawe, ndetse binarimo chrome, umunyu ngo gufasha umubiri mu gutunganya ibinure, poroteyine n'ibinyasukari. Ibi nabyo ushobora kubikatira ku byo kurya ugiye kubyarura cyangwa se ukabirya ari salade. Icya gatanu, pome. Imvugo yabaye kimomo ivuga ko uramutse ubashije kurya pome imwe ku munsi byakurinda kujya kwa muganga. Burya pome zikungahaye kuri fibre kandi izwiho kubyimbura no kugabanya cholesterol mbi mu mubiri, kurwanya kwituma, impatwe no kurinda indwara z'umutima na kanseri zinyuranye. Pome wayikoresha mu buryo bunyuranye. Ushobora kuyirya nk'urubuto, kunywa umutobe wayo, cyangwa se apple cider vinegar. Dukomeje kubashimira kuba mukomeje kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro turi kurebera hamwe ibiribwa 10 byagufasha kubungabunga ubudahangarwa bw'imikorere myiza y'impyiko zawe. Bityo baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira ni abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye amakuru yo kubungabunga ubuzima bwabo, ndetse ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Reka dukomereze ku cya gatandatu mu biribwa 10 byagufasha kubungabunga ubudahangarwa bw'imikorere myiza y'impyiko zawe. Inkeri. Inkeri mu moko yazo yose, zaba cranberry, blueberry, raspberry ndetse na strawberry, ni utubuto twiza tw'ingenzi ku mikorere y'impyiko zawe. By'umwihariko cranberries zizwiho kurinda ubwandu bw'umuyoboro w'inkari ndetse zikanarinda kanseri n'indwara z'umutima. Blueberries z'ibara ry'ubururu zizwiho gusukura umubiri kandi zinarimo manganese ifasha amagufa gukomera, zikagira vitamine C, fibre hamwe n'ibirinda kubyimbura mu mubiri. Muri raspberries ho by'umwihariko harimo ellagic acid, ikaba ica intege uburozi buri mu mubiri bwakwangiza impyiko. Muri raspberries kandi tunasangamo vitamine C, manganese ndetse na fibre. Ibi biziha ububasha bwo kurwanya kanseri no kuyibuza gusakara mu mubiri. Inkeri za strawberries nazo zikize kuri fibre, manganese na vitamine C, ndetse zinarwanya kubyimbirwa, zikanarinda kanseri zinyuranye. Inkeri mu moko yazo yose zishobora kuribwa zihiye, zumye cyangwa se ukanywa umutobe wazo, byose biremewe. Cya karindwi, imizabibu itukura. Kuba imizabibu itukura bituruka kuba harimo flavonoids zinyuranye. Izi ni nziza ku mikorere y'umutima kuko zibuza ko amaraso yipfundika. Ibi binafasha impyiko mu mikorere yazo, dore ko ari nazo zishinzwe gusukura umubiri. Imwe muri flavonoid ariyo resveratrol ituma hakorwa nitric oxide ihagije, ikaba igira akamaro mu gutuma imikaya iruhuka, bigafasha amaraso gutembera neza. Imizabibu ni byiza kuyirya hagati y'amafunguro cyangwa kunywa umutobe wayo mu gihe uri kurya. By'umwihariko uramutse ubaye ufite firigo ukabikamo imbuto zazo ukaza kuzirya zikonje, burya bikiza inyota, ariko nujya kuzigura uzahitemo izifite ibara ry'umutuku wijimye cyangwa se izisa na mauve. Cya munani, umweru w'igi. Burya umweru w'igi ugizwe na proteine gusa. Uretse ibyo kandi unakungahaye kuri amino acids nyinshi. Niba ufite impyiko zidakora neza, ni byiza kurya umweru w'igi wonyine gusa kuko harimo phosphore nkeya ugereranyije n'inyama n'umuhondo w'igi. Ushobora kurya umweru w'igi ritogosheje cyangwa se ugakora umureti wawo gusa. Cya cyenda, amafi. Amafi nayo ni isoko nziza ya proteine, ndetse ku barwayi b'indwara z'umutima na diabete bagirwa inama yo kurya amafi byibuze 2 mu cyumweru, kuko uretse kubamo proteine kandi amafi anakungahaye ku binure bya omega 3 bizwiho kurwanya kubyimbirwa. Amafi arinda indwara zinyuranye nka kanseri n'indwara z'umutima. Amafi kandi akungahaye kuri omega 3 twavugamo amafi ya salmon, amafi ya tilapia, amafi ya mackerel ndetse n'andi. Cya 10, amavuta ya elayo. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu baba mu bihugu aho amavuta ya elayo akoreshwa yonyine bafite ibyago bike byo kurwara kanseri n'izindi ndwara z'umutima. Impamvu ni uko amavuta ya elayo ari meza ku mpyiko, by'umwihariko ni uko akungahaye kuri aloic acid, bikaba ibinure birwanya kubyimbirwa ndetse bikanarinda uburozi mu mubiri. Aya mavuta kandi akize kuri polyphenol, zikaba nazo zikora akazi kamwe na oleic acid. Aya mavuta wakoresha extra virgin cyangwa virgin gusa,
niyo aba ari umwimerere, by'umwihariko mu kuyagura ukareba ko igihe cy'isarura ubwo ni harvest time kirenze byibuze amezi 15, muri make ari amavuta akuze. Mu kuyatekesha ntuyacamusha, ahubwo ushobora kuyasuka ku byo kurya bihiye, kuyashoreranya n'ibyo utetse cyangwa se kuyashyiramo bitangiye gutogota. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabara natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro twareberaga hamwe ibiryo cyangwa se ibiribwa 10 byafasha impyiko zawe gukomeza kugira ubudahangarwa no gutuma zikomeza gukora neza, bityo ubutaha tuzabaganiriza ku bimenyetso 10 bindi byakwereka ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zifite ikibazo. Reka dusoze mbashimira kuba mwabanye natwe, ariko mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media, ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza ndetse basobanukirwa uburyo babungabunga ubuzima bwabo. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ushobora kandi kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment ku nkuru tubasangiza, ugakanda like ndetse ugasakaza ubutumwa ukora share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho njye mwabanye nitwa Mizero Crispin. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze.